Bakunzi b'ikiganiro wowe ubibona ute? Uyu ni wa mwanya n'ubundi mumaze kumenyera wo kubagezaho byinshi bitandukanye, amakorali ari kuririmba indirimbo nshyashya, ama coming soon ariho, ndetse gahunda nyinshi zitandukanye. Ngewe rero muri kuganira ni Karasira Didier nkuko mumaze kubimenyera aka DDK. Ni ukuri rero Imana ikomeze kubaho umugisha ko tumaze iminsi tuganira kandi muri kutwereka ko turi kumwe. Imana ibaho umugisha cyane n'ukuri twayikuye. Burya biratunezeza iyo mwakoze subscribe, iyo mwakoze like, iyo mwakoze comment, iyo mwakoze share, tugasanga no ku mbuga zanyu mwapostinzeho. Burya turishima cyane kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami nicyo buvuze. Naho rero tugiye kuganira uyu mugoroba kuri ya korali yitwa Impanda Iheruka. Ni korali mutari mumenyereye hari cyane, ariko ni korali imaze igihe ariko inakora neza, ifite ibihangano byinshi bitandukanye. Turi bubakinireho ibihangano nka bibiri cyangwa bitatu, muze kureba uburyo biraba bimeze, noneho tunaganire kuri gahunda zabo zitandukanye. Rero niyo gahunda tugiye kujyamo, ariko n'ubundi turabasuje aho muherere hose. Imana ibaho umugisha kandi tunezezwa cyane n'uburyo turi kubana. Mugubwe neza, reka tubakinire. Indirimbo nziza si imwe se ebyiri, mbakiniye utuntu twinshi kuko twaganiriye kuri byinshi kugira ngo iyi korali tumenye ngo ido n'ido yayo. Ni korali n'ubundi ubona bose ikiri mu nzira y'iterambere iri kuzamuka, ariko nanone nabo ibintu bari gukora ari byiza. Wowe rero ubibonye gute? Ubibonye gute? We tuganiriye ni ukuri wandike comment uburyo ubonye ino korali, uburyo ihagaze. Kandi ni ukuri turabatumira n'umutumirwa aze atubwira ido n'ido y'iyi korali, tumenye ubuzima bwayo bw'imbere, tumenye uburyo bibagora, tumenye uburyo bimeze. Niyo ntego yacu. Kandi ikindi nanone twifuza ni uko muri bugende mugakora subscribe, like ndetse na comment kuri Impanda Iheruka family choir. Iyo ni korali rwose nayo iri kuzamuka, ngaho ni muyitera inkunga. Rero burya inkunga ya mbere ni ugukora subscribe, like na comment, ndetse mukanasharinga ibihangano byabo kugira ngo nabo babone yuko babone uko bazamuka, bagira aho bava n'aho bagera mu ruhando rwa industry, nabo bamere neza. Naho rero tugiye kubatumira umutumirwa w'uyu munsi, tuganire, turagaruka tumva ikiganiro cyose uko kimeze. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Reka tumuhamagare. Allo? Oui, Didier. Muraho neza? Muraho. Ya, murakomeye? Turashima Imana. Amen. Amen rwose. Ya, ndaguhamagaye, nitwa Didier Karasira. Yego. Nkaba ndi kuri DDK TV Gospel Show. Yego. Online TV. Rero hari benshi badukurikiye, waba witeguye kugira ngo tubaganirize? Nta kibazo. Ya, Imana iguhe umugisha. Yego, murakoze cyane. Ya, rero nagira ngo twiganirire, dusangize abakunzi ba DDK TV Gospel Show cyangwa se ba Karasira Didier aka DDK TV. Tubasangize urugendo rwa korali yanyu. Mwaba muri ready? Yego, nta kibazo. Ya, Imana ishimwe cyane. Rero twatangira utwibwira amazina yawe, ukatubwira korali uririmbamo, by'umwihariko inshingano waba ufitemo, naho iyo korali barizwa.
murakoze. Yego. Amazina nitwa David Twizerimana. Yego David. Nkaba ndirimba muri Kohari. Yego. Impande iheruka. Iheruka. Ibarizwa ku itorero rya Maya, intara ya Bukamba, ni muri Firidi y'Amajyaruguru. Tukiri aho ngaho watuyobora neza kuko hari abumva ngo Maya, Firidi ariko ntibamenye mu by'ukuri icyerekezo. Yego, murakoze cyane. Maya ni hehe? Maya ugeze mu mujyi wa Musanze, mu cyerekezo umuhanda wa Musanze Cyanika. Umuhanda uva mu mujyi wa Musanze ujya muri Uganda. Aha, Cyanika ku mupaka wa Uganda. Yego, rero utaragera ku mupaka wa Uganda ni nk'ibirometero nka 15 uvuye mu mujyi wa Musanze. Urusengero ruri ku muhanda neza rwiza rugaragara rwose. Maya ntabwo ngaho. Okay, bakunzi murabyumva, iyi ni korari Impanda Iheruka yo ku itorero rya Maya. David rero turi kuvugana ni David muntu ki ushinzwe iki muri korari y'Impanda Iheruka? Murakoze cyane. Muri Kohari Impanda Iheruka ndi umutoza wayo nkaba n'umwanditsi. Wow. Mbega akazi keza gakomeye. Ndagufatishije rero David, ndagira ngo tuganire. Tuganire kuri korari Impanda Iheruka. Ni korari yavutse ryari? Nimba atari ibanga, ni korari imaze igihe kingana iki? Ni korari ifite ibikorwa bingana gute? Murakoze cyane. Yego. Korari Impanda Iheruka ni korari yavutse muri 1993. Yego, 1993. Numva imaze imyaka irenga 30. Burira 30? Burira arenga 30. 93 nibyo rwose ingana n'abakurikiye Yesu. Uko ushaka kuba mwaravukiye rimwe. Urumva turi impanga. Niko zikari impanga. Yego rwose. Wow, ni byiza cyane. Yego. Yatangiye ariko hari yarimbagamo abagabo gusa. Yego. Ahagana muri 1999 muri 2000. Yego. Ngo nibwo bentroducinzemo abadamu. Nibwo batangiye gukora introduction bashyiramo abadamu, ariko byafashe neza ahagana muri 2003-2005. Nibwo yabaye korari remix. Ivanze. Nimba warakurikiye amateka cyangwa icyo gihe wari uri muri korari wabidusangiza, ariko ukanadusangiza ni iki cyateye kugira ngo bareke kuguma kuba abagabo noneho hajyemo n'abadamu? Amateka ayo nzi nyibuka ndi umwana cyane najyaga gushungera repetition zabo. Yego. Nabakundaga nkiga primaire kuko niga kuri primaire yaho ku rusengero. Yego. Igihe babaga bari kurepeta nkajya mu madirishya nkumva amateka yabo. Ayo nzi nayo kuba narabakundaga, ariko ayo nkubwira nayo nanjye nganira n'abasaza muri Kohari bakaducira ku mayange, bakavuga bati burya twaraba. Yego. Dukunze hari ubwo rimwe na rimwe uyu murimo urabizi ko Satani awurwanya, ariko hari ubwo bahita badusubiza inyuma bati burya ati ibintu nk'ibi byaho tubayeho. Yego. Ati ndetse n'ibiri hejuru y'ibi, ariko kubera gushyira hamwe gusenga Imana ikagenda iducira inzira. Bakavuga ati rero mukomere. Abo basaza rwose turimbana n'abo bakecuru usanga ari inkomezi cyane. Yego. Burya bajya baca umugani ngo agahugu katagira abakuru burya karazima. Twagize uwo mugisha rwose. Ni ukuri, ni byiza cyane. Ntago urabizimije, ariko numvaga hari wamara amatsiko ku badukurikiye muri aka kanya, ukaba wavuga utabo bakuru iyo bababwiye bati burya biraba, n'icyo gihe byaraba. Ni nk'ibiki byabaga icyo gihe? Ni nk'iki cyavutse kugira ngo bivange bahuze babe abadamu n'abagabo kandi bari abagabo gusa? Yego. Urabona uyu murimo ukenera imbaraga. Yego. Ukenera imbaraga z'ibitekerezo, iz'amafaranga.
ubwo rero wenda nk'ibyo navuga ngo mu biba byabaye ni ibiki, hari igihe tuba dufite proje tukabona igihe kiradusize, tukabona ubushobozi buranza, bati don't worry, muhumure, ntimugire ubwoba. ibihe nk'ibi Imana yagiye itwiyereka bigakunda rwose, kandi koko bikarangira ibintu bikunze. Mu gihe twatekerezaga no kuba twavuga ngo tubyimurire ikindi gihe ntibishoboka, ariko abo bantu bakuru bakavuga ati mutuze, ahubwo duhurize hamwe tubyereke Imana igacindira iciye mu bakunzi bacu mu nzira nyinshi tutanateganyaga, ibintu bigakunda. Urwo rwaba ari nk'urugero rumwe twigira ku mateka y'abo basaza tubana, bakatubwira ati mukomere. Burya korali yari imeze itya. Yego. Korali ugereranije muri ibi bihe, ni korali ifite ibihangano bingana iki? Dufite ibihangano byinshi. Yego. Ariko kubera ko iterambere rigezweho ubu ngubu, tutari twakabya uploadinze ngo tubikorere amajwi n'amashusho, kugeza ubu ngubu dufite volume za audio zigera kuri 5. Yego. Ndetse ubwo mbariyemo niyo twakoze ubu ngubu, tutari twaronshinga. Yego. Ariko indirimbo zayo zimwe na zimwe zamaze kugera hanze. Indirimbo yitwa Ibanga urayizi? Ndayizi. Ibanga rwose indirimbo nziza cyane, ngira ngo ntabwo iramara ukwezi. Yego. Ubwo dufite na DVD zigera kuri 2, n'iya 3 turimo turakora. Indirimbo zayo nazo zirimo zirarangira. Harimo iyo Ibanga ndetse n'izindi turi guteganya kwa uploadinga. Yego. Cyane ko mu minsi ishize twari dufite igitaramo cyo kugira ngo dushime Imana, dusangiza n'abakunzi bacu ndetse n'abaturutse imihanda aho tugeze muri ubu butumwa dutwaye bunyuze mu ndirimbo, ariko ntibyakunze bitewe n'uko urusengero rufunze. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo tekinoloji yagize isi umudugudu. Nibyo rwose, kugerageza kwa uploading indirimbo zimwe na zimwe, kandi tukabona feedback nziza, abantu zafashije muri commentaire, tukavuga ngo Imana ishimwe rwose. Igihe bazafungurira urusengero ndumva bizaba byiza kurushaho. Ni ukuri Imana iguha umugisha David. Turamwizera kuba tuganiriye, kandi abadukurikiye namwe murabyumva. Korali Impanda iheruka ni korali wumva imaze imyaka, ifite ubukombe ku buryo bw'iterambere. Bafite imizingo, bamaze kutubwira ko mufite imizingo, ubwo ni nk'itatu, 5 n'uyu muzingo muri gutegura ubu ngubu wa 6. Ni wo wa 5. Uwo muzingo ni wo wa 5 muri gutegura ubu ngubu. Yego. Reka wenda mpite ngira akabazo nakwibariza ku bijyanye n'iyo mizingo. Utubwiye ko turaganira ku ndirimbo Ibanga, tuganire no ku ndirimbo mushaka gushyiraho muri iyi minsi. Amakuru ndumva nayakuruye. Yego. Iyo ndirimbo Ibanga, kuki mwebwe mwumva mwakora umuzingo wose mukabona kutangira kwa uploadinga? Kuki mudafata indirimbo imwe ngo muyaploadinge, mwongere musimbukire ku yindi, mubone kuyikora, mwongere? Ni uko mufite ubushobozi bwinshi kuruta andi makorali cyangwa? Ni ukuvuga ngo ibintu byiza buryo bifata igihe. Yego. Nta nubwo dukorera ibintu byose icyarimwe, tubiha umwanya. Yego. Niyo ndirimbo Ibanga urumva yihamaze ukwezi, ndetse hari n'izindi ziri gukora. Ntabwo dukora ngo tuvuge ngo turekeye aho ngo tubikorere, ahubwo tumekinga ashobora ko dukoze ikintu cyiza cyarangira tugatangira ikindi gutyo gutyo. Ubwo niko muri kubitegura mu by'ukuri? Niko turi kubitegura. Gusa kugeza ubu ngubu twari tumaze gukora indirimbo, audio n'amashusho. Indirimbo zigera muri 3 zimaze kurangira, harimo iyo y'Ibanga ndetse n'izindi twatora. Hari imwe yarangiye already. Yego. N'ubundi gusangiza abakunzi bacu, indi tuzaba tuyishyiraho, nabwo baracyayitunganya. Tuba tugira ngo duhe producer akanya ajya ategura ibintu mu gihe cyiza. Yego. Gikwiriye. Okay, reka noneho twiganire ku ndirimbo muzasohora
muzasohora ryari iyo ndirimbo muri guteganya iyo uvuze warangiye? abantu baba bahuze cyane muri iyi minsi y'imirimo, yego, ariko ku wa nyuma nimugoroba abantu bavuye gutangira isabato baruhuza, yego, kabaho iyo ndirimbo rero twumva twabatangiza isabato neza. wow, murakoze cyane. Ndizera neza yuko coming soon rwose turi buyisangiza abakunzi ba DDK TV Gospel Show kugira ngo icyo gihe kizagere iyo ndirimbo bayizi. Reka dusubire inyuma gato twigire ku ndirimbo y'ibanga. Kubera iki indirimbo mwayise ibanga? Indirimbo ntabwo twayise ibanga, kubera ko ivuga ko iryo banga ni Yesu. Ibanga ni Yesu. Ibanga ni Yesu. Kubera iki mwahise kubyita gutyo ko ibanga ari Yesu? Ubutumwa dutwaye, yego, burya ni Yesu. Ni Yesu twamamaza. Yego. Kandi uwo Yesu muri we harimo ibanga. Iryo banga niryo nshaka kumenya. Iryo banga rero. Yego. Nkunda igice cya 3 cyane. Yego. Kivuga ngo ubu mfite amahoro. Ubu mfite amahoro. Kuko navumbuye ibanga ko Yesu yitaye ku byanjye. Wow. Rero Yesu najya mu byawe burya harimo ibanga. Iryakuyobeye nugira iryo banga, numenye iryo banga izoro. Numenya ko Yesu yakubera. Yesu ni ibanga. Ni ukuvuga ngo niwe ibanga umuntu yagira kugira ngo agere ku ntsinzi, agire ubuzima bwiza, agire ibyishimo n'umunezero mu isi idatanga ibyishimo n'umunezero. Nuko wabasha kubiguha. Yego, nuko ibanga ni ukuri ni byiza cyane. Mu by'ukuri reka tubonereho tuganire kuri aka kantu kitwa ibanga. Muri iyi minsi ubibona ute mu bijyanye n'amakorali? Kuko ikiganiro cyacu n'ubundi ni cyitwa wowe ubibona gute? Ese ubona byitwaye biti? Amakorali buryo ameze, abahanzi, uburyo muri make gospel imeze muri rusange mu bijyanye no kuririmba, wowe uri kubibona ute mu bijyanye n'ibanga? Mu by'ukuri ngira ngo ari ikiganiro bigeze gukora kuri DDK TV. Yego. Kivuga gospel mu gihe cya kera no mu gihe cy'ubu bimeze gute? Ngira ngo nateye commentaire. Yego, narabibonye. Buriya gospel y'ubu ngubu, burya ibintu byose yaba igihe cya kera n'icy'ubu, byose byabagira ibyiza ndetse n'ibyo twavuga bitari byiza. Yego. Ariko ku gihe cy'ubu ngubu abantu barimo barakora cyane. Abahanzi cyangwa amakorali ari gukora cyane ku buryo ubutumwa abantu bahora basigaye bagira inyota kubera ko bazi ko hari urabamara inyota. Wow. Ushatse kuvuga ko kera se nta muntu wabamaraga inyota? Kera ari nacyo nakomoje kuvuga ngo indirimbo za kera ngo zarakundwaga cyane n'ibyo, ariko ko hari yashobora gukora indirimbo imwe, yego, agashyira imyaka 2 nta ndirimbo ikoze, ari make. Yego. Ariko ubu ngubu turumva indirimbo tukavuga ngo abakurikiye Yesu nabo basohoye indirimbo, ambassadors na za zindi nyinshi. Urabona ko uyu murimo navuga ngo ufite abakozi benshi bari muri uyu murimo. Navuga ngo muri itorero niba hari igisate cyangwa secteur y'employing abantu benshi, ifite abakozi benshi, ni muri uyu murimo w'uburirimbyi rwose. Kandi noneho iyo ngerageje kuganira n'abawubamo, nabonye nabo baravumbuye mwibanga muri uwo murimo w'uburirimbyi. Wakoze cyane kuba David watubwiye yuko uri umutozo uri n'umuhanzi. Ndibaza ko n'iyi ndirimbo turi kuganiraho y'ibanga niwe wayanditse. Yego. Muze kuyikurikira ku impanda iheruka kwaya, muraza gukurikira indirimbo ibanga, muraza kutubwira uko mwayibonye n'uko muyisanze, kandi nimugerayo mukore subscribe, like na comment, turabinginze kuko nibwo korali ibona yuko yakoreye
abantu bashima yakoreye abantu abo bayikurikiye bikabatera akanyabugabo ko gukomeza. Rero David, mu by'ukuri turi kuganira hari akantu dukomojeho nyine k'ibanga, tuvuga ku bya kera n'iby'ubu, ariko nagira ngo dukore analize ntoya. uyu munsi uri kujya kubona, reka mpere kera wabonaga korari ibayeho ikaba imyaka 20, 30, 40, aho ukabona ni korari ibayeho mu mahoro, babanye neza, nta ntugunda cyangwa se n'ingorane zabo banazigira bizi zibana ntizibura gukomanya amahembe. Ni umugani w'abanyarwanda, ayo ugasanga byabahezemo. Ikijyanye n'ibanga uyu munsi urakibona ute mu makorari? Kujya kubona ukabona ntago ngiye kugukorera icyo gisubizo, ariko ndagira ngo udusangize ku kijyanye n'ibanga. Wowe urabibona ute mu makorari? Nk'amakorari agenda agacikamo kabiri, ukabona inkuru zavuze bombori, ubigeranyije na kera ubibona ute? buriya rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ibya kera burya nta gishya. Yego, nge ndakomoza n'ubundi ku iterambere kuri media. Yego, ibintu byinshi byarabaga ntitunabimenye. Yego, kubera ko nta media yari ihari. Habaga hari radiyo Rwanda n'abayumva ari bake, abatunze radiyo ari bake, ariko uyu munsi amakuru gusakara biroroshye. Ukaba wavuga yuko ariyo mpamvu itera kugira ngo ikibazo cyavutse muri kora gite kigaragara, gite kimenyekana cyane, gisakara. Ko tutari kubyemera mu n'icyo gihe barabigiraga, ariko ntabwo byatwaga kurenga umurenge. Ariko ubu ngubu ku isi yose turagira ikibazo, social media ibe yabisakaje. Tekereza ko abadafite ibanga baba abo muri icyo gihe, abadafite ibanga ari ryo Yesu, nabo muri ababo igihe cya kera nabo ngubu baba badafite iryo banga Yesu turi kuririmba. Yego, nta cyababuza kutabana neza. Yego, burya ibanga ryo kubana neza haba mu gihe cya kera ndetse n'icyubu hari ingero nyinshi nziza. Ushaka kureba ibyiza wabibona, ndetse n'ibindi birahari. Yego, na kera rero ntekereza ko ariko byari bimeze, ahubwo impamvu bitagaragaraga ari uburyo bw'isakazamakuru bwari butoya cyane. Okay, utweretse yuko kera n'ubu ari kimwe. Ariko se twagira nama ki uyu munsi abantu babaye muri iryo sakazamakuru, cyangwa muri icyo kinyejana kiri mu itangazamakuru rigiye kure cyangwa rimenya byinshi cyane umunsi ku wundi? Twagira nama ki abadukurikiye uyu munsi b'amakorari batandukanye, imyitwarire yabo ko bakagombye kwitwara kugira ngo ryatangazamakuru nijya rinabona rijye rireba ibyiza ntirikarebe bya bibi byavutse? Urakoze cyane. Gusa nsubiye inyuma gato ngeranyije igihe cya kera n'icyubu, kera abantu bari engaged mu murimo w'uburirimbyi, wasangaga bafite ubushake, harimo bazi icyo bari gukora cyane bitandukanye n'ubu. Ubu ngubu hasigaye navuga niba ari occupation, murabati reka njye mu muryango abandi aho abandi bari. Ugasanga impamvu zabateraga kujya muri kohari kera n'ubu zitandukanye. Yego, kera yajyaga muri kohari atari kuvuga ngo ndagaragara ndabicyamamaye, oya, yabaga agiye gusabinga, gukora umurimo w'Imana. Ariko ubu ngubu ndajya muri kohari mvuga ngo kohari gutera imbere, ngiye kumenyekana, ngiye. Yego, buriya si nayo ntandaro y'intugunda, kuko wa muntu wagiyemo nibaza ko nimba yagiyemo agamije kumenyekana cyangwa se kugaragara, nta mwuka w'Imana mu by'ukuri umurimo. Buriya ntabwo aricyo cyaba giteza kuba avuga ati noneho ngezemo kwa kugaragara ndabona ntari kukubona, reka ndwanisha imbaraga zanjye noneho ndebe ko ibyo nabigeraho. Ni hahandi tubona gushwana kugenda kubaho. Twagiye twumva hirya hino bavuga ngo cano ngiki, ugasanga nyine za nyungu bazishwaniyemo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bitaye aho bari bageze, aho ubutumwa bwabo bwari buri guhindura abantu, ahubwo baje ku kijyanye n'inyungu zirifatika. Ni ukuri. Ugasanga rero icyo kibazo kera ntabwo cyari kiriho. Ariko uyu munsi abantu basigaye bareba ku nyungu za hano zaha hatuzengurutse gusa,
ntibarebe ku nyungu z'ahazaza z'ijambo ry'Imana, ntibarebe ku murimo Imana yadushinze ariwo gukiza imitima. Burya twakarimbye tukanezerwa tuvuga ngo hari imitima yakize ku bwacu. ni ukuri kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Yego uyu murimo ukeneye ubushobozi, ukeneye amafaranga, ariko nyine ni uw'Imana. Imana igihe ibona ari ngombwa irayatanga, burya bigakunda. nibyo rwose. Tuvuye ku ndirimbo rero yitwa Ibanga, bakunzi mudukurikiye turaza kuyibumvishaho, ndetse nibaza yuko rwose iri bubanezeze. Nikora aririmba neza, ahari benshi ntago mwari muyizi, ariko ndiribaza neza yuko iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mumenye impanda iheruka korari, kugira ngo namwe mujye muyikurikira muyijoininge. Jewe narayigize amahirwe yo kuyumva, mufite amajwi meza. Reka nkubwire David, rero David, reka twiganire ku ndirimbo izasohoka ku wa nyuma. Ni indirimbo ifite insanganyamatsiko imeze gute? Ni indirimbo yitwa Igitare. Igitare ni indirimbo ivuga ko turi kurangira nanone iri kuzuzanya n'ibanga. Twavuga ko ibanga ari Yesu. Yego. Ubu ngubu turi kubabwira ngo hari igitare kisungwa n'amahanga yose. Wow. Icyo gitare kidukingira imyambi ya Satani. Uwo ninde? Uwo ni Yesu. Uwo ni tugaruka kuri Yesu. Yesu ni igitare, Yesu ni ibanga. Aho tugeze rero turacyabwira abantu Yesu. Yego. Kari igitare kibakingira. Ni ukuri. Wibuka neza nk'umwanditsi waba yarayanditse, iyo ndirimbo igice cya mbere cyaba gifite amagambo avuga ngo iki? Gifite amagambo avuga ngo Uwiteka, n'amagambo aboneka muri Zaburi. Yego. Avuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwacu kandi ni imbaraga zacu. Ni ukuri. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse n'amakuba. Wow. Yego. Ifite amagambo meza mu by'ukuri. Iyo ndirimbo mwaba mwarayikoreye he, mu yihe studio y'amajwi ndetse n'amashusho? Kera ngira ngo buri ya mbere twayikoreye i Kigali kera muri 2009 n'umunani. Yego. Twumvaga ko ibintu byiza byose bibi i Kigali, ariko i Kigali none haba byiza. Ariko uyu munsi twayikoreye mu Kinigi. Mu Kinigi. Muri Cherik Studio. Muri Cherik Studio. Cherik Studio. Tubifashijwemo na producer Eric. Eric rwose. Uyu wakoreraga inaha akazamuka aho mu majyaruguru, mumaze kumumenya? Yaratwibutse rwose, yarakoze kunze. Reka tuvuge ngo turabasuhuje Eric producer wakoreraga hano rwose i Kigali, akaba yarerekeye aho i Musanze. Producer ari kubahereza muri kuzibona gute? Ni ukuri usibye natwe. Yego. Na commentaire twakiriye bavuga ati ni ukuri mukomereza aho ngaho, producer wa audio sava ni byiza cyane. Ndetse na video nyigarutseho Emi Pro, uriya musore ukiri mutoya rwose, bari kudukorera neza. Ya Emi uwo nguwo ni uwuhe? Mwakagira Imana mwe ko noneho ntamumenye. Emi Pro ni Fisi Rushenyi Patrice. Ariko noneho umva dufite impano ziri kuzamuka nyinshi, Imana ishimwe cyane. Burya Emi nawe asigaye akora production y'amashusho neza cyane rwose. Tugize amatsiko yo kuzayikurikira turebe uko izabisa abakunzi ba Didike. Niyi mpamvu twavuze ngo wowe ubibona ute? Ese impano ziri kuzamuka gute? Turazigira nama ki kugira ngo nazo zizamuke zimeze neza? Reka musabe nk'umutoza wa korari kandi nk'umuhanzi wahanze izi ndirimbo, ugira inama aba producer. Mu by'ukuri dukunda kuganira tukavuga ngo hari igihe umuproducer ugira gutyo ukavuga ngo abaproducer baba divaru ukuntu tugira gutyo, ugasanga umwe avuga ati jewe ibintu ni ibyanjye ninjye uzabikora gusa. Havuka agakosa wenda ukabona bidashoboka ko yabishobora, waba wamubwira uti reka noneho dufate ino projet tuyijyana, ati no
nimba ushaka kugenda genda poroje yanjye uyinsigire. Icyo kintu ntabwo kirababaho, ese nimba kitaranababayeho wagira nama cy'abantu bateye gutyo? ndashimira ngewe aba producer twagiye dukorana, tunagikorana nta mu producer tuvuga ngo turamuretse, yego, ahubwo biterwa n'impamvu cyangwa availability ye. Yaba mu volume yabanje twayikoreye muri Heritage Studio, yego, dufashijwemo na producer Obed, adukorera amashusho meza ndetse n'amajwi, cyane cyane ku ndirimbo yakunzwe cyane yitwa Abagabo. Abagabo muzayikurikire, yemwe bagabo muzayikurikire. Abagabo nyabagabo batagurwa cyangwa ngo bagurishwe. Muri abo bagabo nyabagabo harimo ubwo n'abagore mwabavuzeho? Umva, umuntu wese uvuga ukuri, uhagarariye Kristo, burya ni umugabo. Wow, nabyumviye. Ntago ari uko babaheje mwebwe bagenzi bacu, ahubwo ni umugabo nyamugabo, ubwo n'umugore abavuzwe. Yego, noneho nicyo nari nkomojeho kuba producer bikakaza cyangwa bagira gute. Yego, ngenda bashimira ko dukorana neza. Wow. Nubwo mbwira ati ikintu ariko runaka yagikora neza kundusha, nukuri nkurikije imiterere yacyo. Yego, bityo nkaba mbashimira dukorera kwa Eric rwose ni umuntu uri flexible, ni umuntu utikanyiza. Hari abaproducer bamwe na bamwe twagiye duhura ugasanga bati ikintu gihe uko nagikoze nuko umwuga ngiye nkumazemo imyaka, ugasanga ntashaka kumva umukiriya. Ariko ndashimira abaproducer twagiye dukorana ubu ngubu, yaba producer Eric, yaba producer Obed, yaba Jafet udufasha nawe muri byinshi, yaba muri arrangement y'amajwi cyangwa mu gucuranga. Wow. Yego, producer Manase Pro nawe aradufasha cyane mukora ama instrumental ndetse no mu bindi bitekerezo. Ugasanga aba producer dufite ubu ngubu ngenda avuga abo nkorana nabo ni benshi barenze 4. Yego, bo ubwabo baruzuzanya. Reka nkubaze, abo bose wabanyuzeho, ninde waba waragukoreye mbere uyu munsi ukavuga uti reka nge mve hano ngiye aha, ariko noneho ejo ukaduha reference ukatubwira ngo ejo noneho navuye hano naringiye ngaruka hahandi? Hari aho byaba byarakubayeho? Nuko nakubwiye, ntabwo tuva muri studio runaka, ndavuga ubu ngubu, ntabwo ndavuga mu bihe bya kera kuko ntari mpari. Yego, ariko ubu ngubu nk'uko mbwiye abo producer, navuga ngo nge igihe nabakeneye muri projet runaka no muri izindi ndirimbo, ntabwo nakoranye na producer umwe. Yego, nubwo nakoreye muri studio runaka, ariko indirimbo kugira ngo ibeho ni ibice byinshi bitandukanye kugira ngo ize ifite uburyohe. Yego, niyo mpamvu nyine nakubwiye ngo ndashimira uruhare rwa Jafet muri izi ndirimbo. Producer Jafet ndamubona rwose hano ku Gisozi. Yego, yaba muri arrangement y'amajwi yaradufashije cyane. Producer Haki Marase. Yego, yaba muri instrumental mu gucuranga aradufasha. Eric muri record ndetse no muri coaching na Kanse yagiye adufasha cyane nawe muri arrangement, recording na mastering, byose byo twabirangirije kwa Eric. Yego, ubwo rero ndavuga ngo aho nakorera hose, yego, mba nzi ko mu gihe nkorana n'abo producer batandukanye, bose baramfasha. Ntabwo mvuga ngo ibintu ni runaka uri kubikora, ahubwo turavuga ngo aba bantu bose turabana kandi bose bifuza ko dukora ibintu byiza. ni muri ubwo buryo dusigaye dukora. Ntabwo twari runaka yihariye ibintu. Oya, ukaba uvuga yuko kwiharira ibintu k'umuproducer kwa bamwe atari byiza? Oya, ntabwo ari byiza. Burya umuntu wese aba afite ibyo ashoboye cyane. Yego, twakenera n'inyunganizi ya mugenzi we. Nkumva ikintu gihuriyeho n'abantu benshi gishobora kuryoha cyane kuruta icyo umuntu yihariye, kuko ntawe umenya byose. David, ntabwo byaba bigaragara yuko muri iyi minsi twaba turi guteza
abaproducer bamwe umwiryane cyangwa kutumvikana bitewe n'uko twagiye ahantu henshi hatandukanye. Abaproducer bameze gutyo buriya byashoboka kuba bahari, ariko buriya umuproducer ngende kuguha ubuhamya bw'abo dukorana. Yego, ndakeka ko David, nimba tutibeshye, ndakeka ko uri kubisiga amavuta. Aha, ntabwo ndi gusiga amavuta. Ukaba wenda wanze vuga ngo nagiranye ikibazo na runaka, nagiranye ikibazo bituma mvayo njyaha mu by'ukuri. Oya rwose, nta muntu twagiranye ikibazo kandi nta n'uwo tutagikorana. Yego, bose turacyakorana. Wow, mwabyiyumviye rero mu by'ukuri iyi gahunda nikomeza izaba ari nziza, ndetse n'abaproducer imikoranire yabo mu by'ukuri ni iterambere ryiza kuri bo ndetse no ku baririmbyi. Mu by'ukuri reka dugirane imikoranire myiza. Nibaza ko David aduhaye impuguro n'impanuro, kandi benshi turi kugenda tuganira bamaze gutera imbere kuri icyo kintu, ntabwo bakorana n'umuproducer umwe, usanga ari byiza. Reka twikomereze rero kuri iyi ndirimbo igiye gusohoka ku wa nyuma cyangwa se Friday cyangwa se ku wa gatanu kuri bamwe bazayikurikira batazi ngo ku wa nyuma ni iki. Iyi ndirimbo rero mu by'ukuri komeza utubwireho icyo muri guteganya, ibintu mwadukoreyemo muri video, uburyo mwayikoze, imbaraga yabatwaye, kugira ngo abadukurikiye bamenye imva n'imvano yayo. Reka nyibakumbuze rwose kuko iraryoshye. Yego, ni indirimbo twakoze mu buryo bwa live recording. Yego, ndetse no mu mashusho yayo ni amashusho meza cyane ari live. Wow, mbese urabona ko hari intambwe turi gutera. Intambwe turi gutera live ntabwo twari tuzimenyereye cyane usibye ubu ngubu. Reka rwose mvuge ngo bitegure kwireba. Harimo uburyo stage abaririmbyi bahagaze, nyine ni ibisanzwe, nta myiteguro yindi yo kuva ni kuriya uko muzababona nuko no kuri stage niko buriya bazanababona vendredi samedi ngira ngo tuzaba turi ikigombe. Yego, uko bazareba iyo ndirimbo rwose ukuntu tuba dustaginga, dusa n'ubutumwa dutwaye, dusa n'ubutumwa turi kuririmba. Yego, dukumbuza abatureba dutega amatwi. Wow, ndanezerewe cyane kuba ukomoje kuri concert izaba Kigombe. Reka rero nayo tuyiganireho gatoya David. Mufite imyiteguro rero imeze gute Ikigombe? Kigombe dufite imyiteguro imeze neza. Practice nubwo urusengero rwacu rumaze amezi arenga 3 rufunze. Yego, muri ko hari impande heruka ntabwo twigeze dufunga. Yego, twakoze cyane, yaba ndetse ayo audio na shooting byose byakozwe muri icyo gihe. Yego, ubwo rero urumva ko turakarishye bitewe n'izo project mazemo iminsi. Yego, kandi ntabwo twigeze dusinzira pe. Yego, twagiye dufata ibihe byo kurepeta n'ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Tuvuga ngo aho tuzahamagarwa nubwo kumaya hafunze, twiyemeje kugenda. Rero mu yandi magambo babitege, ni ukuri turi kumwe n'Imana. Wow, turi kumwe n'Imana. Erega ibanga nuko dufite Yesu. Yego, rero ni ukuri twizeye guha abakunzi bakora impande heruka ndetse n'aba Last Voice abakurikiye Yesu, Light Family, Intwari za Kristo. Yego, abo bakunzi bose tubijeje ko tuzabaha ibyiza. Hari ubutumwa, hari ipfukire tubapfukiye, twiteguye kubazanira rwose kugira ngo ibamara inzara, ibamara inyota, ariko ibasigemo n'indi nyota. Wow, no kuri urakoze cyane. Rero uko impande iheruka ifite rwose imyiteguro myiza, iragira turi kumwe n'Imana kandi Yesu niwe rutare. Hari nayo ndirimbo bazasohora ku wa nyuma. Muzaba muri mu mavuta gusohora indirimbo ukabona n'ahantu uhita uririmba. Ni ibintu bibiri byiza vraiment.
ni ukuri ni amavuta ahuye no kwisi, ni ubwiza buhuye no kwisiga. ubwiza buhuye no kwisiga. umva reka nkubwire ko ni ukuri ndanezerewe cyane kuba tuganiriye tugasangiza abakunzi ba DDK urugendo rwanyu, imibereho yanyu, indirimbo muri gukora ndetse n'igitaramo muzajyamo, nubwo na kiriya cyaferinze kigahagarara, ariko turiringira ko mu gihe kitari gito muzategura ku buryo natwe muzongera mukaduha ibyishimo. ni ukuri ndetse muri kiriya kirere ntabwo nari nzi yuko kiriya kirere kirimo koraririmba nk'uko namwe muze kubyiyumvira. Ntabwo numva ko kumaya mwahumvise ni kuri uriya muhanda ujya za Cyanika hava koraririmba nk'uko. Ndayibakumbuje rero muyumve muyikurikire musange urubuga rw'iyi korari rwose impanda iheruka family choir rwose mugende murebe iyi ndirimbo ndetse mukurikire. Twaganire ku ndirimbo yitwa Ibanga, tuganire ku ndirimbo yitwa Urutare, yego Igitare ariyo izasohoka kuwa gatanu. Muri bukurikire aka coming soon kayo. Ni ukuri umbwirire rero Emi agire vuba cyane iyo coming soon iboneke. ni ukuri iyo coming soon iboneke, noneho tuzayishyireho dukumbuze abakunzi ba DDK iyi ndirimbo izasohoka. Karame murakoze, mbaciye mu ijambo munyihangane. nta kibazo rwose, ariko ni kugira ngo ubwire amarangamutima yanjye y'ukuntu nezerewe cyane. yego rwose. buriya abantu Imana yahaye baba bakwiriye gutanga. alo ndakumva. nibyo Imana yahaye baba bagomba gutanga. Nashimishijwe cyane n'ukuntu watwaploadinze, ngira ngo umaze kubona iriya ndirimbo yacu nakubonye muri commentaire, ngira ngo dutangira kuvugana. Nkunda abantu bakunda ibyiza kandi bashimishwa n'ibyiza bakumva batabyihererana. ni ukuri aricyo nsaba reka mvuge abantu Imana yahaye impano yo kumenyekana bajye bita no kuri babantu b'abantu bari hasi. Burya icyo umaze ni uko wafata mugenzi wawe akaboko. yego rero ngushimira cyane DDK TV. yego mbashimira cyane uburyo mwatuzirikanye ndetse mukaduha motivation, mukavuga ati kuhaje ibi bintu ni byiza. nk'uko bivuze muri cya kirere ntabwo numvaga ko hari amajwi meza nk'aya, ntabwo numvaga ko hari ibintu byiza nk'ibi. mbashimira uruhare mwagize nyine cyangwa mukomeje kugira ngo ubutumwa na hahandi batekereza ko hari ibyiza kandi nezezwa n'uruhare mugira mu guteza imbere abantu batazwi. ahandi ibintu bitazwi burya zahabu yego barayicukura. ni ukuri kandi burya rega ni na byiza. hari ikintu abantu bari barishyizemo ngo i Kigali niho cyangwa se aha niho, ariko ubu tumaze kumenya ko za Mutara hari amakorari meza. tumaze kumenya yuko Musanze hirya iyo hafi y'umupaka hava korari yaririmba neza ikaba yaza i Kigali. tumaze kumenya, ni ukuvuga ngo nicyo kintu gituma tuganira kuri ibi kugira ngo hirya hatandukanye n'izo korari ziveyo, tumenye urugendo rwazo, tumenye ese iyi korari wa mugani tumiwe i Kigali ntiyakorara ngayo nguko. niyo mpamvu kandi nibaza ko ari impamvu nziza. ni ukuri iki kintu rwose bazakibigireho. muracyari bake bagira uruhare. ntekereza nshimira cyane abantu benshi. hari amakorali akomeye yagiye atwegera avuga ati David iyi korali se iburera hagakora rimeze gutya. yego nshimira cyane Fikiri, yego aba Newsy, yego abantu bagiye bamba hafi cyane rwose bati kuhaje tubari inyuma. ngira ngo Eva, yego nibagiwe kumuvuga Eva mu bahamya. yego ngira ngo yagiye adufasha cyane no gukora imiziki imwe n'imwe. yego
bose ugasanga yaba Eva yaba Damuru muri kugana Yesu yego mu nyenyeri z'ijuru ugasanga ni amakorari avuga namwe muraje karibu ni ukuri ugasanga bari kuduha motivasiyo barabikunze cyane n'abandi rero bakomerezeho be kwifuza bashimishwe kubona abandi bakura ni ukuri Imana ishimwe cyane niraza yuko abadukurikiye muri aka kanya murabyiyumvira yuko ubumwe mu makorari burahari nubwo byinshi byabaca intege byabahungabanya ariko nzi neza yuko Imana dukorera ari Imana ikomeye ari nayo mpamvu dushyiraho ibi biganiro kugira ngo mukomezwe nabyo ntimucike intege wowe aho uherereye muri korari urimo nimba bitari kugenda neza uyu munsi senga Imana nimusenge mupfukame musenge muhurize hamwe musabe Yesu we banga rikomeye azababera ibanga kandi muzahaguruka mwongere mukomere mwongere muhaguruke mwongere mukore. David rero ndagushimiye umwanya twagiranye. Murakoze cyane Didier. Ni ukuri nifuza yuko wasoza uhereza abakunzi ba Didike TV nimero yawe by'umwihariko abifuza kubajoininga muri groupe y'abakunzi ndibaza ko mutayibura babashe kuba bazajya bakugeraho bakubwire bati turifuza kuba muri groupe yanyu twumvise mumeze neza. Reka ubasangize iyo nimero ya telefone ubundi dusezeraneho. Murakoze cyane, nimero yanjye ndi kuri WhatsApp 078 078 19 19 6 3 1 7 David soza usezera abakunzi bari badukurikiye abakunzi bawe muri rusange abakunzi ba korare Impanda iheruka bose muri rusange ubasezereho kandi ubashimira ubaganiriza baha ibyifuzo byawe ubafiteho. Bakoze cyane twisegura ku mpamvu zaduturutse igitaramo abakunzi bacu bari biteguye cyane. David turaganiriye cyane turaganiriye byinshi by'umurimo aduhaye inama nyinshi atweretse uburyo abaproducer bagomba kubaho uburyo bagomba kubana ariko mu gihe birenze natwe ibihangano byacu bimere neza ibihangano by'amakorari abaproducer bamwe bose mwabyumviye rero muhuze bose mu bumwe kandi mukora ibintu muhuje umwe udafite icyo afite abasomyi umenye icyo udafite ntabimugayire ahubwo amenye yuko nawe Imana ishimwe cyane munganirane kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Amakorari namwe twayavuzeho twavuze ubumwe muri korari uburyo bugomba kuba ari ubumwe kuko ubumwe buzima kandi bufite icyo bumariye amakorari. Ukuri rero turanezerewe cyane ko mwakomeje kubana natwe turabakunda kandi twifuza guhora tuzamura intego zacu kandi tubagezaho byinshi bitandukanye. Ngaho rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao.